kinudwe yagwa yajya mu nyama kose igacikiramo ntibizakubuze kuyirya. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Nelax TV, nizere ko mumeze neza aho muri hose mu nguni z'isi. Nje turi kumwe ni Nelax, banyise amazina yose bashaka, ariko ndi niyongereyeho nise Mwana Kenza, niyita andi mazina menshi mushobora kuba mwarumvishe. Nizere ko ibintu biri clear, waba uvuga igifaransa, waba uvuga icyongereza, waba uvuga igishinwa, nizere ko aho uri hose ukurikiye Nelax TV ibintu bimeze neza. Wibutsa ngo utarakora subscription kuyikora, ubundi tukajya tujyana mu bikorwa byacu bya buri munsi. Uno munsi hakaba hari ikintu cyatumye nza kwicara kuri kamera uno munsi. Ubundi nabaga niturije, niryamiye, niyegetse, mvuga ni ibintu biri clear, ibintu ni tambarari, ibintu mu gihugu bimeze neza, ngakomeza niyicariye nimereye neza. Ariko ndibagiwe ndizimbye mu magambo, ngaba ndi kumwe n'umuhungu wanje kuri kamera bita Seila kabisa. Ubaye ushaka kumuha akazi, ni umuhungu umeze neza, uri clean. Hakaba ari ibintu bya numvishe bimaze iminsi biri gucicikana, abafana banje bakaguma banza bati Nelax, ikabandi bari kuvuga bino bintu, why not wowe utabivugaho? Ubwo ibyo bintu rero byakomeje bingorogoshora, ndavuga nti abafana banje sinabura kubaha ikintu bashaka, reka nze nanjye mbe nijandika muri iyi nguru. Robeni nagiye numva muri 1on1 igihostingwa na Tycoon, ngiye kumva numva yikomye umugabo ukomeye mu gihugu, umuhanzi ukomeye cyane, brand ikomeye cyane, ndetse n'umunyabwenge, umwe mu bahanzi ukomeye cyane. Yaba yavuga ati k'ibihembo byose yabonye kabisa, yabonye kabisa, atarabikuye, ataranabimerita. Ako kantu kakomeje nanjye kanyica, ndavuga ati uyu mwana w'umunyamakuru koko ibi bintu arimo, ibintu yijanditsemo, ibi bintu yagiyemo, marabona bizoroha. Ubundi muri isi hari ibintu tujya dukora bigatwangiriza kandi bitari ngombwa. Ubwo rero mba mbona hari ibintu tutakwiye kujyamo. Kwifata umuhanzi nka Tom, brand ikomeye cyane, ukavuga ngo yahombeye umuziki w'u Rwanda, twarumvisha imiziki ye tukanayiceza. Mw'abanyarwanda hari umuntu utarabyinnye Take You ya The Ben na Tom Close, ariko umugore wa Tom nawe yicara aramubwira ati umwana akina n'ibere rya nyina, ntabwo akina akora mu bwanwa bwa se cyangwa ku manuze ya se. Niyo mpamvu rero Robeni ibintu wijanditsemo ntabwo ari byo. Ushatse kuvuga ko abantu bateguye bino bagiye batanga bino bihembo bararinjiji, batatekerezaga. Ubwo nawe ng'umunyamakuru icyo kintu kuba udafana umuntu ntabwo bivuze ko mu gihugu atari we, igihugu kitamufana. Ubwo ku giti cyawe uramwanga, ufite n'ukuntu wumva ibintu byawe. Kuko numva na iriya 1on1 numvishe wowe wibera mu bintu by'abaraperi. Kuba ufana abaraperi ntabwo biguha uburenganzira bwo kujajinga umuntu, nurangiza noneho ngo uvuge ngo twese nk'abanyarwanda weho nande. Twe twitandukanyije nawe kuko twe Tom turamukunda, ni umuhungu wacu kabisa, ujya udukorera ibintu neza, ujya ukora ibintu ku buryo dukunda. Nta nubwo twavuga ngo ikosa twarishyira kuri Tycoon, kuko na Tycoon ni umunyamakuru mwiza uba ukora akazi kiwe. Ubwo rero ntabwo ari we wagushutse Robeni ngo ugende uvuge biriya bintu, ngo wijandike mwa biriya bintu, kuko nawe uri umuhanga, uri n'umunyamakuru mwiza. Urubuga rw'imikino rwawe tujya turukurikirana, nyine uri umuvugizi kabisa, ujya ukora ibintu neza. Ariko ako kantu wageretseho ng'abanyarwanda ntabwo tukumvikana. Nanjye nari ngozi kosa rimwe ng'iryawe, nganje ntabwo mbyumvikanaho nawe, kuko iyo ugiye kuvuga ng'abanyarwanda uba ugiye kuvugira muri rusange. Niyo mpamvu uba ugomba kwivuga weho wenyine, kugira ngo ibintu bigume biri clear, biri pose, nta kibazo, ibintu ari tambarari. Ngomeza kukubwira nti abahanzi bacu ndabona bitwara neza. Ngaba hari n'andi makuru naje kuba ndambuka niyumvira nga Big Energy, ndavuga nti ibi bintu sinatambuka ntabivuzeho. Hari umuntu nigeze numva nitambukira ati ngo yatanye na mugore we, ariko ibyo bintu ntabwo twabaye tubivugaho rumwe, kuko Yago aba yatanye na mugore we, niwe ufite uburenganzira bwo kubyivugira. Wowe uragiye kubatanya aho bahuriye ntaho uzi,
ntabwo uzi ukuntu bahuye urajya kubatanya nkande. Aribwo numva ko umugwi nanone na indi nguru nagenda ndababwiye abantu mukurikira Relax TV nuko ngo umugwiza tungo Coach Gael nabaye numva ko agiye kuzana wa muhanzi Chris Brown mu Rwanda arimo agenda aciringa ngarebe ko byakunda akagenda mubazanira gake gake. Ngomeza kubabwira ati kuri Relax niho honyine wakura amakuru yizewe kandi tojwe neza. Nizere ko havuyemo ikinyamakuru cya Yago TV show, ikindi kinyamakuru kiza cyitereka kibwiza abantu kuri ari Relax TV. Wowe ushaka kujya ubana natwe mu bikorwa bya buri munsi, ushaka kujya wumva vibe ngizi, ushaka kujya wumva mwana Kenza nashyushye nijanditse nazamutse nigaritse, ukore subscription kugira ngo ubundi nge nanjye nza mfite akabaraga na courage mvuga ni ibintu byanjye abantu bari kugenda babyumva 5 kwa 5. Umwanzuro nafata ndi gusoza iki kiganiro nuko ngawe Robin wazicara ukicara ukiga mugani wa Skitu ukareba ukuntu bimeze ugasaba umusazi imbabazi. Yenda ntabwo mbibarangi ikosa kubera ko wavugiye muri rusange ukatuvugira ng'abanyarwanda aho kwivugira wowe ubwawe. Ubwako kanunu gushaka uburyo wagahindura ubundi ibintu bikaguma ari tambararinda. Numva icyo atari kintu twese twakagombye kujyaho tukagiha umwanya. Hari abajene basohoye indirimbo, aba Afrique yasohoye indirimbo, Mr Kagame yasohoye indirimbo, dufite abahanzi benshi basohoye indirimbo twakagombye kuba turi kuvugaho tutijanditse muri ibi bintu. Ubwo rero ngomeza kubabwira abantu banje ntabwo nshaka abantu muzongera kunyandikira muvuga ati Relax yiriya nguru turashaka kuyikoreho. No, njyewe ngomba kujya mbazanira inguru zimeze neza, zimwe zitwika, apana zino nguru z'aba bana ngo uyu yavuze ngo uyu yavuze ngo. No, tukaza tuvuga ngo Relax yasohoye ikiganiro kimeze neza, Chris Easy yakoze indirimbo nziza, ngomeza no kumubwira ati Chris Easy Condoleance kabisa, nezere ko urakomeza kugenda umera neza, ibintu birakomeza kugenda bimera neza. Ngomeza kubabwira ni ushaka kuduflowinga ku mbuga zacu zose dukoresha Relax TV, kuri all platform ni Relax TV. Ngomeza kubwira ni bitagenze neza, bitagiye neza, wumva wabyutse bidakunda, wumva wizengurukaho ntibikunde, biharira igihe nicyo kizabisobanura, nicyo kizasobanura niki ugomba gukora, ni gute ugomba kubaho, ni gute ugomba kubikora bigakunda. Mwari kumwe nanjye Relax TV, kuri kamera twari kumwe n'umujene wacu bita Seila kabisa, yari umuhungu ubirimo neza. Ngomeza kubabwira ati aki wacu nakagaruka. Ciao ciao.